twebwe turi imyaka 30 igiye kuzura wenda kuva 96 birumvikana masha mwaratonye masha twaratonetse byatari ariko ubuzima uko bugenda buguhereza bugufata igihe kirekire niko nawe iyo ubaye umunyabwenge ugenda ubwigiramo byinshi nta sentira wa risk nakweyomo we risk turaza kuzigarukaho umuzigo cyane nafite wari wa famille ni hamwe n'umudamu n'abana batatu urumva wari umutwaro toroshye kabisa kandi utekereza ko kiri ubafashe bari burye kibatunga bega utanazi ntanawerekeye gusa ko ubusabe bw'amakene ni menshi situation tuba turimo yaba uri hano urayizi cyane pe abe nuri hanze nawe arayizi ndakeka bona nubwo waba uri mu mahanga yenda bafite uko uriho ntuyoboye ubuzima bw'inkambi reka twongere tubahe ikaze by'umwihariko mwe mwese mugenda muduhereza ibyiza byose mwifuza cyane cyane umuntu wakoze subscribe kuri Vision Mind TV warakoze cyane nta yindi nkunga tuba tugusabye nyaboneka waba uri hose ku isi igerageza ujyara hasi ku nzogera ya Vision Mind TV uyikandeho hanyuma ujye no kwa kari akantu ka emoji na like ira like yuyikanzeho ngo n'abandi bose bagenda bareba ibikorwa byacu iyo like ziri kwiyongera n'ubundi n'ibikorwa byacu bigenda biba shared ku bantu bose batandukanye so rero nibyo twababwiye twaje kuri izi mbuga nkoranyambaga sina byiza kubabwira ko ngo turahembwa pe cyangwa se ngo tukuranga ibihembo no kuko abazi ko wenda YouTube ihembera ngo imyaka 2 ngo mwaka ngo myaka 5 baba bibeshya ko bisaba gukora cyane bisaba gukora nabo twatangiranye ubona ko bagenda bacika intege kubera ko muri iyi mihanda n'ahandi hose muri iki gihugu no kwisi kugira ngo uzakunde ibi bintu byo gutigita cyase by'imihanda wiruka ushakisha cyo iyi nkuru kandi inkuru zigirira societe akamaro ago biba byoroshye niyo mpamvu natwe twiyemeje nka Vision Mind TV umunsi ku munsi tugenda tubakubita update ntituruhukanye na cameraman wanjye dora twiruka ijoro n'amanywa dushakisha uburyo kejo twabahereza inkuru nyuma y'ejo tukabahereza indi apana byane byo kuva turamara cyumweru nta upload murabona cyangwa se nta kiganiro murabona kandi dukora ku mitima ya benshi kuko feedback zanyu turazibona haba mu batuye mu nkambi yakize mu village 10 amakartier 10 mu village yose haba mu hakurya gato abaturanyi baturiye inkambi yakize mwarabonye twage dukorera naza mu buga twakoreza Kibuye twakoreza Nyamirama twakoreye henshi no tugenda dufata ingeri zose kugira ngo buri muntu wese yisange mu biganiro byacu nidutoranya niyo mpamvu natwe turindahirwa mu mirimo tubaha ikaze uyu munsi rero tugarutse kuri kamera za Vision Mind TV tubasuhuza gusuhuza abantu bose mu mazina ntago wenda nkibikora cyane kubera ko abadukurikira twasanze muri benshi ariko reka dusuhuza abantu bari muri Amerika cyane cyane bavuye muri iyi nkambi ya Kiziba n'abavuye mu nkambi ya Byumba cyangwa se inkambi ya Gihembe abavuye mu nkambi ya Nyabiheke abavuye Mahama abavuye Mugombwa abavuye Kigeme yaboneka abakongomani bose bazi ko bari babaga muri izo nkambi nyuma bakabaza kubona icyo bita resettlement case cyangwa se gutuzwa mu bihugu bya hanze muradukurikirana katubabwira ati mwarakoze cyane turabasuza mwese bari mu Burayi muri Norvège muri Finlande mu bihugu bitandukanye kugira ngo ibikorwa byacu murabikunda hanyuma rero kuri kamera za Vision Mind TV muri kubona ko ndi kumwe n'umu grand frère ndi kumwe n'umusaza aratangira twibwira nitwa Ngarambe Simon avukire kanje kabari mu territoire ya Masisi muri Nord Kivu ndi umwe mu mpunzi nshasha zageze hano ejo bundi twajya kurangiza imyaka 3 mu kwa munane kwejo bundi ndansa n'ujya kuzuza imyaka 3 byaduhungije ni ibisanzwe namwe mu batubanjirije guhunga byo icyo bahunze natwe nicyo twanahunze uretse ko twe twarakomeje kuresista bigeranyuma biranga natwe biratuza okay ibyo ndaza kubigeraho cyane presentation cyangwa se ya representation amazina yawe urayavuze hanyuma rero duhereye ku cyo wari ugezeho ukomoka muri Kongo muri territoire ya Masisi ahagana he
Teritwari ya Masisi, lokalite Muhanga, Mhm. sheferi de Bashari Makoto. Mm. Nkaba ndi umupapa wubatse, Mhm. mfite umudamu n'abana 5. Mhm. Babiri bavukiye ahangaha, abandi bo twagiye turyamana mu kibingo, uretse ko aho tugeranye mu nkambi ahangaha agahenge karaharimo gakeya, ariko uko biri kose nubwo inkambi n'ubuzima bw'inkambi. Uwo mwaryamanye mu rubingo no mu ishatu cyangwa se mu etaje, muri etaje mwanararana, mwanahabanamo, uwo mwabanye ubuzima bugoye no mu buzima burenze mwabana. So nutyo rero wari uvuze ngo imahanga, niba ari Muhanga, hari aho numvaga ngo Imuhanga n'Imahanga, lokalite Muhanga, ariko hari Muhanga n'Imahanga. Mahanga ni ya Masisi, werekera za Gatoyi, marike ya Warikari, ni Warikari, niyo ya Warikari, urenze za Kasheberi, na za Kasheberi uko za Nyabyondo. Ego. Naho Muhanga ni hano hafi ya za Gicanga. Ni hano ya za Gicanga. Ego. Okay, wari utubwiye ko wari umaze imyaka 3 ari bwo uri Salamusika, numva ngo umaze imyaka 3 uri impunzi hano mu nkambi ya Kiziba, mu gihe twebwe turi imyaka 30 igiye kuzura, wenda kuva 96. Birumvikana masha, mwaratonye masha. Twaratonetse byatari, ariko ubuzima uko bugenda buguhereza, bugufata igihe kirekire, niko nawe iyo ubaye umunyabwenge ugenda ubwigiramo byinshi. Nta sentira wa riske nakweyomwa. Riske turaza kuzigarukaho. Hanyuma rero byatangiye gute rero niyo nzira yo kuva aho ngaho mwe mutuye muri iyo lokalite wari utubwiye, wisanga wambuka umupaka mu Rwanda, intambara, kuko habaye intambara nyinshi muri Kongo n'ubu ziracyariyo. Cyane inzira ndende, ibya hariya ntago ari inkuru yo kwirirwa barira umuntu, kuko nta n'umutabizi mu muntu. Numva hatangiye icyo bita mu bikubajije, hatangiye icyo bita magrivi vaho haza RCD. Magrivi yatangiranye na Shengehunde, ubwo byari byama kimwe cy'abahunde cy'abitwa abahutu, ngo basubiranamo. Yego, ubwo basubiranamo, haza kuziramo akantu umututsi bamucengejemo, ubwo bigenda bikura zamo za RCD, AFDL yaje mbere, yaje 96, ni nayo yabanje mbere gatoya. Aza RCD yaje kuri Alias Ruberwa, yego, yabaza Alias Ruberwa, aho CNDP ivuyeho, ngiyo y'umuventure yaje, za Nyatura niho zije nazo, ikitwa Pareko, ibyamahari. Abapareko kuva na kera n'umuntu uko bagenda bahindura amazina, nuko bahindura amazina, ariko ni cyama kera ngo bitwaga Abakombata. Nyine byatangiye ari Magrivi vokamo ikitwa Abakombata, barimo bitwa ba Mayanga, nabo bita Bagasero, bakira abasivili bagiye gutya ngo ni mixage ako kanya ngo ngone abaye koloni. Bibaze kubona umuturage buvanye mu giturage bugize koloni, wenda baze n'abaseni gasaba nabo biti kibabi se za Rutingita hakurya. Ubwo icyama kigenda gihindura amazina, niko byagiye bigenda binakura. Aho rero FDL imaze kugereramo, niho bari abajama bagenda bagira imbaraga cyane no kugira ingengabitekerezo babacengezamo ibintu bitabaho. Mbere mwabanaga mu kanari abahutu n'abatutsi hariya, abe n'abahunde abahunde baracyoboraga kandi tukabubahiriza, ariko aho biriya byama byamaze gukura bikugira imbaraga, ko kugeza kuri uyu munsi ibyama byamaze gusenyagura ibintu byinshi, n'amajambere yaragezweho byagiye bihagarara. Ariko dusubiye inyuma ho gato, urumva ko FDLR iri mu kintu twavuga ko cyazamuye ingengabitekerezo hagati y'umututsi, umuhunde, umunyanga n'umuhutu w'umukongomani, bari abahutu bo hakurya cyane imibanire, ko twari turubanye twebwe hariya ubwacu, twebwe twarasangiranaga pe, tukasabana, wakoze ubukwe tugasangira, ariko FDL igikandagirayo. Ubwo bagiye basanga rimwe na rimwe bamwe mu banyamuryango bafitanye isano, ubwo no kubacengezamo imbaraga, babumvisha ati uyu ntago ari umuntu, ntimuzabane nawe, nta n'akamaro ateze kuzakugezaho uretse kumurimbura ku isi akavaho. Ariko aho FDL yagereye mbega amacakubiri, abe yari abahunde twavugaga rumwe, bitangira kuzambagurika. Aba abanyanga bashinga ibyama byabo nabo, byo bita abamayimayi, ni nyinshi cyane ibyama byabo mayimayi. Hari mayimayi ya Kutumba, hari mayimayi Aleluya, hari n'indi yitwa ngo mayimayi Aleluya na za Kutumba. Ni byinshi. Okay,
ni byinshi cyane. Izo ntambara zarabaye kandi wenda nta n'uwifuza intambara wa mu buzima, natwe ubwacu zagiye zitugiraho ingaruka. ni nayo mpamvu nyine imyaka ishize gutya tukiri muri izi nkambi. Ubona twari turi mu mateka ho gato, turagaruka noneho ubwo murahunze. intambara zarabaye, murahunze. Ucyambuka umupaka rero, wambukiye he? Nihe watangiriye mbere y'uko ugera mu nkambi ya Kiziba? Uretse ubuzima bwaraducanze, kwa kuryama mu kibingo. Nafite n'umukecuru ari mu myaka 97. Tekereza isaha yarageraga ngakubita ku bitugu, gashaka ahantu najya kumukavaringa mu kibingo, cyangwa se nagira nko mu Masaka nyine nkagira nkamuhisha aho ngaho, gasiga mutwikiraho agahema kugira ngo mbone ukuntu njya kuhisha n'umudamu n'abana. Ubwo ngeze nyuma navuga ngo yenda Imana yaramfashije, kuko urabona umukecuru ageze mu za bukuru, ntabwo ari umuntu wo gushyira mu modoka, ntabwo ari umuntu wo gushyira ku gipoyi, uretse ko agenda amutwaraga ku mugongo. Ngize umugisha, umukecuru amaze kuva mu mubiri. Nyuma y'imyaka 2 niho nafashe umwanzuro avuga nti igisigaye nanjye no gukiza yanjye, kuko nanjye bwariraga ngo ntiburi buce. Aho nabaga naraye none siho nirirwaga. Niba niriwe ndi gukora nko mu murima hangana, uvuga ngo mu kagoroba ndashaka aho njya kugangika kugira ngo wenda mbega n'imyambaro n'ibyo kurya wabigendanaga mu gafuka mu gatwaro nyine. Yeze nyuma rero naje gufata umwanzuro wo kuvuga ati wapi, ibi ntabwo byoroshe, reka nanjye mfata inzira y'ubuhungiro, kuko ntabwo byari byoroshe. Ejo bundi mu 2023 M23 nyine yari maze iminsi nayo iri gukora ibishoboka ngo irebe ukuntu yatabara abantu, kuko akaga kari kenshi hirya no hino. Byarega ndavuga ku cyanjye giti, burya no hirya byari bikomeye. Ubwo niho nabwiye umudamu n'abana, dushaka ukuntu ducomoke tuvangaha, ariko turahava mu ibanga. Wowe uragenda n'abana mbere y'igihe yagufungira ibikapu, ndebe mwaba bahutu batuye ahangaha uri bugufashe agakapu n'akano kana gatoya. Nanjye ndaza kuza nyomboka nyuma, ariko bataza kumenya ko tugendeye rimwe. Ubwo umudamu aragenda, ugeze nka saa 2 z'ijoro nanjye naho naje kunyomboka, ntawamenye ngo nanyuze mu zihe nzira. Ngeze kuri douane ninje nk'impunzi pe. Okay, ukira aho ngaho rero wenda se nguciye mu jambo. Nundi tugufite nk'umuntu bana n'ubumuga mu nkambi ya Kiziba. Ufite n'izo risk aho yazikuye. Ngarutse inyuma ho gato, izo ntambara zagiye ziba n'ubundi niho wagiriye izi risk. Uraza kutubwira rero muri maki. Hari igihe umuntu agira risk wenda zo kuba yagira ubumuga, cyangwa se yabana n'ubumuga bitewe wenda nuko yari ku rugamba, cyangwa se akaba yagira yahura n'ubwo bumuga n'urugero wenda ari kwiruka. Nabyo byashoboka. Byagenze gute kugira ngo wenda wisange ubana n'ubumuga ku kigero kingana gutya? Epoke ya Sende Prayona, buri wese hariya ntawe utatangaga umusanzu. Uko nawe rabaye aha mu Rwanda byo murabiza amateka yacu. Ariko byo hakurya, ubwo byaje kuba ngombwa ko nanjye ninjira icyama, za kuzaraswa, basirwa itwikazinga, bice byazaga toyise. Ndabona ikazinga, ndahabona nubwo muri iyi minsi M23 barwambikanye na no bita ba Kigingi na ba Mutayomba. Ubwo ya mivurire yacu mikeya n'imbaraga nkeya, yenda mvurwa bagashinge ibiki, nta ma operation sebeka y'igicanga, nta mbaraga. Wabaga biri grave niho byabaga ngombwa bakaba bagutransfera ni Musazi. So okay, nurakoramo ubwo buzima gutyo. Akunda kumvise nuvuga ngo nicyo twa dushaka kumenya. Hanyuma rukiduhereza aya mateka n'ubundi ugeze ku mupaka, uvuze ati reka nze nkiza yanjye, n'ubundi byanze bikunze wageze ku mupaka n'ubundi ufite ubumuga. Urwo rugendo rero, urwo rugendo nageze nafite ubumuga, njye n'imizigo, hari umuzigo cyane nafite wari wa famiye, ni hamwe n'umudamu n'abana 3. Urumva wari umutwaro toroshye kabisa, kandi utekereza ko kiri bubafashe, bari burye kibatunga mbega utanazi ntanawerekeye. Ubwo kigera hariya rero ikintu nakoze kibanze nahise ninjira kuri douane. Nageze iti nenda wapi, ngiye mu Rwanda mwana, Grande Barriere.
ubuzima bumeze nabi, bimeze gute, tugende guhunga. Uhunze iki? Barambaza, bakimara kunambaza byinshi, amahirwe nagize nuko hari abanyarwanda bari hafi, baravuga ati abantu mwikomeza kubabaza menshi kandi bari kubereka ukuri kwabo, ubona n'ikibazo bafite ko kigaragara. Ubwo niho badukinguriye turinjira, tugeze mu Rwanda ntanga ubusobanuro, baravuga bati genda ujye muri Nkamira muri transit hamwe n'izindi mpunzi nshasha ubuye mu nabo. Ubu ugeze mu Rwanda n'ubundi urumva wari uvuye, baye umuntu avuye muri Kongo hari intambara, ugeze mu Rwanda sinatinya kuvuga nko kuva ikuzimu ujya i Buntu, nabyo byashoboka. Twese twarahunze. Mu buzima niba ari ikintu mu buzima kibabaza cyangwa se gihangayikisha, kubona hari abana batatu iruhande batoya, umwe umuhetse ahangaha, undi na nyina gutyo, urusasu rukuriye inyuma, amakompara ari kukuvugira inyuma. Ariko iyo wambutse umupaka mu Rwanda wumva ko nibura uba utekanye, ugize agahenge, kuko wenda iyo udapfuye byanze bikunze Imana bifite ukuntu ubuzima bwawe buzabaho. Ugeze mu Rwanda rero Gisenyi, ubwo baba batransfeye, mwese mujya kuko hari kuri grande haba cya petite, haba ari amatente no kukwa registra like nk'impunzi, mwese mukomereza twaze ku karere hariya Gisenyi, karere ka Rubavu, bahita batwohereza muri Nkamira. Ariko mu by'ukuri ikintu badufashije, twananashima ubuyobozi bw'iyi leta, yego twarahageze, ikintu badukoreye cy'ibanze, baduhereje utuntu tw'udukeka, twasanze banatetse impungure turarya. Iyo ikintu cyamfashije cyane nuko ndaryama nkuramo imyenda, inda byari danje, ipantaro, kwambara ipantaro ukayimarana nk'amezi 2 ku mubiri, ndaryama, bona nubwo hari hasi ni ku gakeka nyine, ariko twararyamye twumva turuhutse kuko twanasanzemo n'abandi tumenyeranye nabo. Ko biri kose twumvise turuhutse, akubita nk'icyumweru, byakubise nk'amezi 3, be ntajya kwimva mu bandi bantu. Nanjye nawe wumva ko urumwe wowe mu barokotse, kubera ko burya aho wari uvuye ntabwo siko byari binakomeye. Hariya wasimbukaga intumbi, gukuramo umwambaro byari ikibazo, bari kuguhiga. Ariko uzi umuntu uguhiga ubwoko, ukumva kuri guhigwa mu karere kubera ubwoko hariya, nta no kuvuga mu mwana ararira. Umwana ararira ngo iki? Nta mwana urira hariya, yakumvise ibombe hari isasu hariya, sakarira ngo iki? Umwana aricecekera. Mama bamwe twabaga turi hamwe, ukabona umubyeyi yijishuye umwana kugira ngo yisove, ukabona umubyeyi akuye umwana mu mugongo atere nk'ari akiyirukanyira ubwe kugira ngo nawe yarengere ubwe. Hanyuma muhamaze Nkamira ntabwo mwayigezemo? Nkamira twayigezemo 2000 na kangahe rero? 2023 nejo bundi. Yego, nibwo mwageze Nkamira. Twageze Nkamira, ubwo mpagera ifite iki kibazo nyine, bituma banankorera ubufasha vuba vuba, namazemo amezi 2. Baravuga bati no papa reka tumwohereze ku Kibuye. Abenshi mu bo twazanye bagiye babajyana i Mahama. Ni Mahama, abenshi bagiye Mahama. Ariko nageze umugisha banyereza hafi. Ni hafi, hari n'abawe wenda wari afite umuryango mu busanzwe? Oya, nta famille nari mpafite, habe nimwe, nta n'umunyamuryango ngira hanga no mu nkambe, uretse nkamwe gutyo. Twebwe nyine inshuti gutya. Ikindi cyo nahasanze nuko hari agakirima kameze nk'akiwacu mu duce twadutuyemo, hegereye n'ubundi urabona ko hegereye imisozi hano n'amazi n'imisozi ya za imbeho ya hano ni kimwe n'iwacu kibazo cyane rwose. Akayaga kaha nta bigera, n'amazi ya hano nta kibazo. Mwana wanjye wigeze arwarira hano malaria, abe nanjye nta bibazo. Bino bice biri kuri bita Western Provinces, ngo bino bice bifata ku nkengero y'ikiyaga cya Kivu, klima yose n'ubundi klima bagiye kuyihuza n'igihugu n'ibice by'igihugu cya Kongo. Chaîne de Volcan ukamanuka nanga za muremure za Minovu ukagera za Bukavu. Urabona iyo uri hano ureba Minovu. Urabona hariya misozi ni za Minovu. No kwijwe amatara arakana. Urabona hariya Minovu, no kwijwe urabona harakana. Ngo rero iyo klima urabona ko ni klima nziza cyane ituma twese nta kibazo. Hanyuma rero ugeze ahangaha, ubuzima rero kugera ahangaha, nta muvandimwe, nta muntu muziranye, ni nkaho utangiye, ni nkaho wari uvutse bwa mbere aho bwa kabiri, wari uvutse bwa kabiri bushyashya. Iyo sosiyete kuyakira n'umuryango wawe
bakwakiriye gute cyangwa se wowe wayibayemo gute? Ubuzima jyewe nakiriye icyambere wari umutekano, nta rusasu ndi kumva inyuma yanjye, abana bawe uzi ko batekanye uko babaho gusa ko twaheze hano Croix Rouge iradufasha, badukubita utuntu tw'udusafuriya n'utuntu tw'ibanze tw'ubufasha. Mu by'ukuri uburyo ufite umutekano buri cyose kirashoboka. Umutekano ni wa mbere. Twagize umutekano kandi nibyo tunabishimira Imana. Bana nubwo n'umuntu yaca n'inshuro ariko waca inshuro uzi ko ufite aho uri butahe. Mu by'ukuri hano nta kintu nashinja ubuyobozi bw'u Rwanda. N'abaturanyi twagiye dusanga hari abantu b'amatorero agacishamo ukabona baraje baragusuye. Abavandimwe bo nabo banarimo turane nk'uko kwacu. Nyuma rero iyi ni Vision Mind TV, nge ni Manzi Arsene, turuganira n'umuvandimwe Grand Frere. Twifuje kumusura kubera ko muri iyi minsi nk'uko mwagiye mubibona content wakorera yose ariko itarimo gufasha cyangwa se gukora ubuvugizi ku bantu, ahangaha nta kintu byaba bimaze. Niyo mpamvu tubyuka mu gitondo kugira ngo nibura hari abababaye kurusha abandi, usanga hano umuntu my friend ayo Aslam Sika nk'uyu nguyu umupapa wenda cameraman aza kumfasha mbere na mbere, afite abana n'ubumuga, urabona n'imbago hari ebyiri, afite umuryango w'abana ngira ngo yabavuze abana bagera muri 5 abana 5. Atuye hano munsi ya Barcelona, kwa Katanga, munsi yo kwa Katanga, aho ngaho niho atuye. Anashimira inzego zagiye zisa nkaho zimusapotinga kubyerekeranye kuko ahantu atuye hari hameze nabi, ariko bagerageza bake kumukorera umuganda n'inzego kugira ngo nibura atekane. Hanyuma rero turasaba buri muntu wese, yaba uri mu nkambi ya Kiziba, yaba uri hanze, aba diaspora mwese twaturutse, abantu baturutse hano muri bice atuyemo, yaboneka ufite umutima wo gufasha wazafasha, araza kuvuga nimero ye. Hanyuma uko wamufasha kose, ubufasha buva ku muntu umugira neza ntabwo buba bukeya, dore ko burya n'uwagize amahirwe akanyura mu buzima burya abazi agaciro ko gufasha cyangwa se kuba wafashwa ukumva ko wabaho. Hanyuma rero nimero araza kuyivuga, binanze nimero ya WhatsApp niba nayifite nawe yayitanga kugira ngo nuzamukenera zamubone byihuse. Natwe watunyuraho ukavuga ati ngewe rwose ntuzavuga ati ngo byandi ngo Arsene ngo nimero ngo tunyuzamo, wavuga ati Arsene mbabarira wa muntu munshakira gusa, hanyuma ngiye nakoresha amasegonda nkamugeraho kuko nta nubwo ari nakure yaho atuye naho ntuye, namushakisha kuko aba yibereye aha ngaha. Hanyuma rero twasaba mwese mufite umutima wo gufasha, nyaboneka kumugira neza kugira ngo nawe abana bagire ute barebe ko niyo kawunga cyangwa se umuceri naho kaboga naho gasombe kaboneka. Hanyuma rero tugarutse tunajya no ku musozo ko dusigaranye iminota 6. Imyaka irashize ari 3. Nibyo uri hano uri impunzi nshyashya. Ibaze ko njye nari nzi ko nanjye kuko nakunze kuba ku ishuri cyane, bangiye nawe kubonye gake twawe nahize ahubwo ko ufite famille hano, usibye wenda ikibazo cyo kuba ubana n'ubumuga, njye nzi kugira abantu hano kubera ko urisanzura pe. Kwisanzura kose no kubona na discipline ni babandi muvuga rumwe, kandi ukabona ko batekanye kimwe nawe, kandi ukumva nta n'uwo wishishaho. Ntago bana nubwo nsa n'utuye ahantu hari izori mu Kanzari, ako ntago nagira ikibazo cy'umunyu ngo numve naburara. Reka ubona nawe nakwegera wampamagara ufate nimero yanjye, nakubwira nti Arsene rero bigeze ku isabune irabuze. Ni ukuri kw'Imana pe, uzajya umpamagara Grand Frere, uzajya umpamagara. Hari igihe umuntu nyine ntago turonka buri munsi umuntu aronke, ariko aho ntuye hano munsi ya Kepa mpamagara ati ikibazo icyo ari cyo cyose, nta minota 5 byansaba kuhagera. Kandi ikindi ntabwo twese turi impunzi, twese baduhurira ku gifomu igitandukanye, ni amateka yacu namwe twarahunze, ariko uburyo tubaye hano mu nkambi niyo myaka urumva waje ejo bundi twe twaje kera, so connection twagiye twubaka ziratandukanye. Hari ufite awe mu mahanga nubwo ari impunzi hano, hari ufite inshuti wenda iki n'iki, so ugasanga twese turi impunzi ariko
naraba babaye kurusha abandi pe tujye tuvugisha ukuri. ahubwo hari akandi kantu nagira ngo usabe bitagoranye ariko kuko urabona ko tukigera hano nyine hari handicap iza gusa n'ikibazo kibaye isa nkaho igiye haza kuza ni prison fellowship Rwanda ari nayo ifite inshingano zayo mu bantu babana n'ubumuga. Ariko inshuro nyinshi bitewe nuko nabo ni bakeya baba basa n'abari okipe cyane buriya no kubona muza kunsura banza we nanjye nkora mureka ndabizi ko nawe uri mu kubona wagera ahangaha nabyo biranashimishije kuko uri umwe mu bantu nshobora kuba najya niyambaza mu gihe cy'ubuvugizi runaka cy'ubuvugizi kabisa. Banza nshaka nafungira icyo cyonyine merci grand frère. Okay, nta kibazo wenda behind y'akazi urabona aka ni akazi kaba kari private kanjye ngene nikorera kanjye, ariko nanone bitavuze ko ibyo dukora bifitanye isano n'ubundi n'iby'imishinga ikora. Sofa niba ari uvugizi nibyo n'ubundi no musanzwe ninjye wiruka mu makartier ikintu cyitwa community based protection n'ubundi ni nanjye uyikora ibibazo byose nkabiripotinga. Nusibye n'ibibazo n'imiferege n'amazu yaguye sofa utwo tuntu twose tw'utubazo muri quartier n'ubundi ngenda ntanga raporo ku ba chef kandi dushimira abapartenaire tugashimira imishinga na ASR na Minema kubera ko bagerageza ibishoboka byose nubwo ubona hari crise y'isi ku isi hari crise birumvikana hari crise turakurikirana amakuru n'ama essence biki nujye ubona ibintu nyine gutya ujye umenya ko nta kuntu leta ibitakoze tubibona. Okay, tugarutse mu kiganiro rero ngira ngo umaze kugira inshuti nyinshi hano mu nkambi ya Kiziba. Ndabafite ubona urabafite maze kubagiramo cyane kabisa cyane wewe kuri mugabo w'inyuma rataci n'umuvandimwe wanjye twanaganiriye byinshi teje ndamukunda n'umwana mwiza hari uburyo uhura na mugenzi wawe baganira amateka ugasanga haraho mwagiye mukacira cyane kabisa bigatuma murushaho kubasiriyana mukagendana nawe mukaba umwe wahura n'undi nawe ni nk'uko cyangwa wa wundi mwaganiriye mbere akasinyana runaka nakamubwira ati urazi ko uri ari umujama mama mukagenda muhura gutyo. Tachi yaduhamagaye ejo mu gitondo atubwira nyaboneka kumukora umuganiriza abantu gutya mugakora abantu ubuvugizi mu buryo runaka cyangwa se ubundi gutya kuko nanjye sinkora n'igihe nyine kuko nko kuri kubireba hari inyuma hari undi uri kuri kamera turi abantu basa nkaho turi team ya Vision Mind kandi dushyira hamwe kandi abashize hamwe burya Imana irabasanga ntitwihugiraho tujya inama y'ibyo twakora twamanje kubihereza umurongo kuyigaho. Sofa niyo mpamvu rero nawe kugusura gutya ndabizi ko abari kutureba bazanze bikunze emotion ntago zabura. Grand frère mu minota 2 gira ikintu wasaba abantu muri rusange wirekure mva mutima zawe zigaragara tunasoza. Gusa ko ubusabe bw'amakene ni menshi situation tuba turimo yaba uri hano urayizi cyane pe abe nuri hanze nawe arayizi ndakeka bona nubwo waba uri mu mahanga yenda bafite uko uriho ntuyoboye ubuzima bw'inkambi none utekereza ku mushage rero umuntu mushasha tena noneho utafite mwaye udafite n'uburyo yakwicira aho ngaho yenda yabitekerezaho ubuzima bwo ni busanzwe hano urabwakira mani kuko gusa ko icyo nashima Imana nuko ubuzima ndimo ubu ngubu butandukanye nubwo ku isasi inyuma yanjye pari hakurya hano waburara ariko ukanaryama wakubitaho urugi yena inzara ikanakurya ariko isasi ritakoreye inyuma. Ariko tujye tunavugisha ukuri twemere ko n'ubundi ushaka kuba n'iki kibazo cyo kubana n'ubumuga wakigize ntago wakigize mu bugwari nta bugwari bwarimo nta bugwari bwarimo ni ibintu bibaho ku ntwari ariko natwe abasigaye tujye twibuka nyaboneka uyu muntu afite ubumuga urumva akaguru ntako kamwe ntagahari ikibazo yagize yarimo arwanira uburenganzira bwawe bwanjye bwa sokuru bwa ba mama bwa ba data bwa bene wacu hariya aho waba uri hose rero uyashobora kuba yarakurokoye si wowe akarukura n'abandi benshi wenda iyo mana ikaba ukuntu ikorera mu bantu nawe yarangiza muri kurwanira uburenganzira bwanjye
nde bwande akagira iki kibazo cyo kubana n'ubumuga. Aho waba uri hose rero ntabwo twavuga byinshi, ufite ubwenge, ufite amaso, ufite gutekereza, ufite kumva yakumva. Hanyuma rero wavuga nimero za Grand Frere. Kare gatoya uzi ko twageze aha ngaha nyine handicap igitanga ubufasha bw'insimburangingo. Twageze aha ngaha mu by'ukuri byari bitangiye kujya mu buryo, ubwo ni ikibazo cyaje gusa n'ikivutse bya Amerika n'ibindi na Union Européenne bipapanye, ubwo handicap birahagaze kandi baramaze gufatira mu examen, ibibazo byose bisa n'ibyarangiye. Ubwo icyitwa insimburangingo kigenda gutyo kandi cyari muri process, cyari kiri muri process, mbega bisa n'ibyahagaze gutyo nyine. Kandi kuko urabona cyafite imbaraga zo kuba nana cyane, uranakora nusi musanze hano ufite akarima k'igikoni cyangwa kunyeka amabavu hari anabyutse mpingagiye bari kwabana n'ubumuga, ariko hano arahinga akarima k'igikoni hano arahinga. Buriya rero ngize amahirwe nkabona nk'akantu kakungana insimburangingo y'ako kaguru, najya ngendera ku nkoni imwe gutya ubundi ngakora ka mobile nkabiri ibyo nako ngenze no kubaza barafite gufata urukero cyangwa afata ngo kuri kamera uri kureba, so wagira ubufasha wasaba cyane kuko n'insimburangingo sinzi bingura ngahe, sinzi ko uko igiciro cyaba gihagaze cyose burya abantu bashize hamwe nta cyabananira. Ni icyuma kirahenda nibyo kandi gisaba n'izindi nzira, ariko gusa ko uzabitekereza uzanabikora tu. Nta kibazo. Abari kutureba wenda bazagira ubufasha batanga, ariko nanone natwe dukomeze tuzakomeza gukora ubuvugizi. Nta bireze mwana wacu, cyiza nuko mbimenye tugize n'umugisha mwadusura kwa mbere nzabikurikirana cyane rwose. Urakoze papa. Okay, hanyuma rero kanimero ni parongi kanimero niko narindi kugira ngo utanga kanimero. Niba ugira WhatsApp ni byiza, niba ugira n'akanimero kari muri mobile money nako ugatange kugira ngo na wa wundi udashaka WhatsApp ashobora n'amazina ushobora kubona wiyicara ukabona wenda ashizeho n'icyo gihumbi, ashizeho ibihumbi 5, ashizeho 10, ashizeho 20 gutyo, ariko nimero zawe WhatsApp ngira jewe ndacyakoresha. Uvuga nimero zawe nta kibazo, zinabaruwe kuri mobile money. Yego 0780 0780 80 80 22 22 30 30 95 amazina handitseho Rwamucyo Faustin. Rwamucyo Faustin, ongera uzisubiremo ntari kukuvugira. 0780 22 30 95 amazina ni Rwamucyo Faustin. Okay, amazina ni Rwamucyo Faustin. Hanyuma rero umugira neza wari wese aboneka wagira uko ugira kubera ko burya gufasha ni byiza, kandi burya aba ari umugisha kuri wowe n'umuryango wawe. Hanyuma rero turi kuri Vision Mind TV, nyaboneka wagerageza ibishoboka byose. Niba uri mu Rwanda, uri mu nkambi, ukagerageza ibishoboka byose bishoboka, ukagira ugafasha umuvandimwe, kubera ko natwe twamusuye kugira ngo tumukorere ubuvugizi bwa mbere burya ni ugushyira hamwe. Akanimero kawe ako kanimero gashyiramo aho ngaho. So hanyuma rero Vision Mind TV ni timu nini cyane. Nari kumwe na cameraman wanjye kufatanye kugira ngo turebe ko ibiganiro byagera kure. Reka nze twebwe tubashimire ndetse tugenda tunabahereza ikaze kuri Vision Mind. Kora subscribe, share, comment and likes, ibikorwa byacu bikundisha abandi. Twebwe ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane.